ese ko ADPR igira ikintu kivuga ngo umuntu ntakagire imisatsi, ikavuga ngo umuntu ntakambare ijipo ngufiya cyangwa wenda ntakambare ipantaro imwegereye, ariko twareba tugasanga ba sogokuru dukomokaho ari ba Ibrahimu, ba Dawidi, ba Mose ndetse n'abandi dufata nk'igitegererezo bari bafite imisatsi igera hasi ku birenge. Ndagusubiza nanjye muri ubu buryo. Nta muntu ADPR yigeze baza gutunga umusatsi, ariko umusatsi we nabo ba Dawidi uzabareba nta misatsi bafite, baguze ahandi cyangwa barogose. Emet ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze Emet uba uvuze ngo Dieu de vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Tuza mwese mudukurikiye kuri kamera za Emet TV, ni Jimmy 250 umuhungu wanyu mukunda cyane, ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Soje brother Alex uri United States, amahoro y'Uwiteka Imana abane nawe. Soje brother Oscar uri Zambia Lusaka, Imana igumugisha kandi kugira neza mu byukora byose. Reka mbwira abadukurikiye bose ko tubakunda cyane, by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Emet TV, watugaragarije yuko udukunda natwe turagukunda. Ibuka mu gihe ubonye ikiganiro, mu gihe notification ikugezeho, ujye buka rwose urebe ikiganiro, ushyireho comment yawe, unagisharinge n'abandi, mutange inama n'ibitekerezo. By the way, biba bikenewe kugira ngo turusheho kumenya ibyo dukwiriye kubagezaho buri munsi, buri saha uko bukeye uko bwije. Uyu munsi dufite topic ivuga ngo umukristo ni iki? Umukristo wa nyawe agomba kuba ari muntu ki? Agomba kurangwa n'iki? Tubafitiye umutumirwa tugiye kuganira kuri iyo topic. Reka nze mubagaragarize bajya vanga afundikiye gatera amatsiko. Mwarimo mundeba njye nyine Jimmy 250, ariko reka nze mbereke umuvandimwe turi kumwe hano tugiye kuganira kuri topic. Aha karibu nikaze mu kiganiro. Sinzibagirwe igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nje munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza nje munyabyaha nahawe agakiza. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Emi. Yego. Kuramya Imana no guhimbaza ndabikunda, nibwo buzima bwanjye. Yego. Ariko hejuru y'ibyo byose bikora ndi n'umukristo. Ubikorera umukristo. Ubarizwa hehe? Barizwa kuri ADPR Gasave. ADPR Gasave. Niyo paruwasi yanjye. Niyo paruwasi yawe. Okay. Mbese niho nkorera umurimo w'Imana. Nukorera umurimo w'Imana. Okay, byiza cyane. Emi, tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo umukristo ni iki? Agomba kurangwa n'iki? Agomba kurangwa n'ihe myitwarire? Hari abantu benshi badukurikiye kuri ubu ngubu bari kwibaza ngo ese ku mukristo wo hambere aha, umukristo wa kera yari umuntu wagaragazaga ubufura, yagaragaza ubumuntu, yagaragaza ubwitonzi ndetse n'ubugwaneza. Ese ubona ariko byaba bikiri kuri ubu ngubu? N'ubundi umukristo agomba kuba afite indangagaciro z'ubukristo. Yego. Usibye ko ikiri kuza kubitandukanya n'umukristo wo hambere. Yego. Urabona ko n'ubundi hambere nyine n'ubundi ari abakristo, ari abantu. Ariko hambere mbona hari ukuntu abantu bari bafite iterabwoba, babashyagaho iterabwoba, abandi nabo baragenda bagira ihungabana mu bintu bijyanye n'aka gakiza. Ariko ubu ngubu byaje gusirimuka, iterabwoba rivamo, abantu bashira ihungabana. Ari impamvu banza abantu bafite umudendezo mwinshi mu bintu bijyanye n'iyobokamana. Ntabwo ari iterabwoba. Ryari iterabwoba. Ahubwo yewe wenda nabivuga muri ubu buryo. Yego. Abantu bo hambere hariya uwabaga akijijwe. Yego. Yabaga akijijwe koko.
kandi ntabwo yabikoraga kuko yatinye Jimmy cyangwa se undi muntu w'inshuti ye, ahubwo yabikoraga bimuvuye ku mutima, afashe umwanzuro akavuga ngo ndakijijwe. Yego. Nyamara ngewe uko bivuga mbona atari ko bimeze, kuko mbona mbere byari iterabwoba, kuko hari ukuntu wabaga uba nko muri korali ugatinya ko abakecuru n'abasaza bazaguterura bakakujugunya. Sinzi iriya mwuka bakoreshaga cyangwa baga muri bo, niba hari aho wagiye cyangwa niba hari uruzungu rwaje kuza. Ariko ubu ngubu ibintu byo guterura abantu mu rusengero bakajugunya ngo wamusamanyi we, ngo wamurozi we, ngo wamujura we, ubu ntabwo bikibaho. Abantu ntibagisambana, ntibakiroga, ntibakiba, ntibakibeshya, abantu bose barakijijwe neza. Wowe ubibona uti? Ubukizwa cyane. Yego. Ariko bigomba kugendana n'indangagaciro, na ndi umunyarwanda. Yego. Urabona hari ibintu kera abantu bakoraga bitewe n'uko bari bataranajijuka reka, bikagendana n'ubujiji, kubera ubujiji bari bafite, n'imyitwarire yari iriho icyo gihe. Ariko ubu nonaha isi ya none turimo ni isi idafite ibanga, nta banga rihari. Yego. Niba dushobora guterana ugasanga amateraniro yacu ari online, kuba wafata umuntu ngo uri mu mwuka ukamukoza isoni hejuru y'abantu barenze ibihumbi bakurikiye, amamiliyoni n'amamiliyoni, iyo sheni nabwo ntago ari ubumuntu, si n'ubukristo cyane, si n'ubunyangamugayo. Yego. Nicyo mbona cyagiye kibica, ariko si uko bidakorwa, ariko babikora mu mwuka w'ubwenge n'ubugwaneza kandi bikagenda neza. Sure. Okay, ni byiza cyane, biranejeje. Otherwise ni ibintu najyaga ndeba, twajyaga twinjira mu idini tukagenda duhinda umushyitsi, cyane cyane nk'iryo torero ryavuzwe ubarizwamo ADPR, ryari itorero ritinyitse cyane. N'ubu riratinyitse. Oya? Ushingira ku cyo bihaka. Ubu ntabwo ritinyitse kuko ryabaye nk'abandi bose. Ntabwo ryigeze rihinduka. Oya, ryarahindutse. Guhinduka bwo kuko impamvu ryahindutse, wenda utarajya kure ngo ufashe nkorohereze, kugira ngo uze kumbwira ko ritahindutse biri buze kugorana, kuko tumaze iminsi tuvuga ku kintu kivuga ngo ese kubera iki bagira ingaruka mwaka yo kurwana, yo gushwana, yo guserera, yo kugira gute. Ukibaza umwuka abaga muri aba bantu yaragiye. Ubundi mwebwe hari ibintu mwirengagiza kandi bitazabura kubaho. Nta mukristo nyamukristo uhora mu bihe by'amahoro. No kuvuga ngo biriya ni ibitero bya Satani ahora akoresha asuzuma abakristo. Yego. Ariko ikigaragaza nyine ko ari umukristo nuko ahura n'ibyakamukuye mu bukristo agatsinda. Yego. Biriya rero ikikwereka ko ADPR itigeze ihinduka, nuko ntekereza ko mu matorero n'amadini ari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, yego, nta torero riragaragara muri social media nk'uko ADPR izamo inshuro nyinshi. Ntagaruka ADPR ari igira intambara nyinshi cyane, cyangwa se ariyo ihoramo rwaserera, ahubwo nuko ADPR ni fondasiyo y'amatorero y'umwuka muri iki gihugu. Rero Satani ababona ayishoboye, ayifasha akayishobora, yaba kubise hasi amadini n'amatorero ndetse menshi. Rero niyo mpamvu ukunda kubona ariho harasa amabuye, ariko si uko ADPR icyubahiro cyayo iracyagifite, igitinyiro cyayo iracyagifite, kuko iracyatinya Imana. Acyatinya Imana. Okay, reka wenda mbyemere ko bivuze, wenda tugende ku mico n'imyifatire y'abakristo muri rusangi. ADPR mu gihe cyashize wasangaga abantu batega agatambara, abantu bakora umusatsi wabo bakawutunganya neza, abandi bakambara neza bakikwiza, ariko muri kino gihe birasa nkaho imyambarire yabo, imyifatire, imiterere, imigendere babaye nk'abandi bose. Ibyo urabona biterwa n'iki, cyangwa ntago wewe ujye ubasha kubyitegereza ngo ubibone muri ADPR? Ndabibona, yego, ariko njye ntago mbifata nk'ikibazo. Hari ibyo nabona nk'ikibazo, hari n'ibyo mbona bitari ikibazo, bidakwiye no kudukerereza. Ubundi impamvu abantu bakwiye guhinduka ndetse bakanahindukira rwose, bakwiye kumenya neza yuko ikinyejana tugezemo tugomba kugendana n'igihe tugezemo. Yego. Ari nayo mpamvu usanga aba bantu nibo babandi bo usanga bavuga ngo Mana ngo tugarurire ibihe byacu bya kera. Ibi bihe byanyu bya kera Imana ibibagaruriyemo ntago mwabishobora.
kuko Imana yakuzaniye igihe guha imbaraga zihwanye n'igihe urimo. Yego. kuko ejo bundi umuririmbyi we yararirimbye ngo buri munsi uzajya umpa imbaraga, buri munsi buri saha mwami wanjye ndagukeneye, umbe hafi mukunzi mwiza, unyobore mu nzira yawe, kugira ngo kuri wa munsi nzasohora iwawe amahoro. Buri munsi buri munsi mwami wanjye ndagukeneye, umbe hafi mukunzi mwiza, unyobore mu nzira yawe. Urumva ni buri munsi. Umwana bararirimba ngo buri munsi uzajya umpa imbaraga zawe mwami wanjye. Rero kujya gusaba ngo Imana ngo igarure bya bihe byawe bya kera, nibyo biri buze kubona yuko uyu muntu uri muri iki kinyejana cya none uraza gusanga adakijijwe. Kandi nawe niba uza kwisubiramo impamvu uri gusaba ibihe byawe bya kera, nuko uri kubona ko uyu munsi ari icyo uri kubura mu by'ukuri. Ntabwo dusubiza ibihe inyuma, igihe cyacu kirihuta vuba. Iminsi irahita vuba, irahita yihuta, ukwihita benshi bapfa batamenya umukiza. Urumva niba iminsi iri guhita abantu bapfa, wowe urashaka ko isubira inyuma? Rero nshaka kubihuza n'iki wambajije, ngo abantu ba kera bari bafite imbaraga zihwanye n'igihe bari barimo. Yego. Umenye ko kiriya gihe umuntu yarakosaga agahita apfa. Ariko ubu iki gihe ariko uzi ko hari indirimbo koko nigeze kumva ivuga ngo turashima Imana ko turi mu nkuge, turi ku ngoma ya gakiza ka Yesu, kera wakosaga rimwe ugahita upfa, none ubu abantu barimo gutinyuka bakagoma. Ibuka biramukorana Datani, bagomeye Mose isi irabamira, mwene data kutangiye kudohoka, uwo si umwuka w'Imana ahubwo n'uwa Satani. Urumva kera warakosaga ugahita upfa. Rero ahubwo dushimire Uwiteka, ahubwo turi mu gihe cy'imbabazi. Abantu bakwiye kwakira, wowe ukakira Kristo akabana nawe akakuyobora, kuruta uko wavuga ngo Imana ikugarurira ibihe byawe bya kera. Ibi bihe bya kera nibyo ubona, wabona umwana w'umukobwa yiyambariye akajipo, agiye mu materaniro kandi we nta rubanza bimuciriye, ugasigara wibaza ngo yambaye, ngo reba ngo akajipo yambaye ngo ni kagufi, ngo ni ikibazo. Oya, icyo ntago ari ikibazo. Ita ku kimujyanye, kuki se atagiye mu kabari, kuki se atambaye ubusa burundu. Ahubwo Emi, wenda njyewe ntago ndi buze kubigendanamo nawe neza, cyangwa se ngo wenda ngo tunavuga ibintu biri opposite cyane, ariko hari bimwe mu bintu ngenda nitegereza mu idini. Niyo mpamvu umunsi babonye nakoze ikiganiro nshishije makeya kandi nciye bugufi, ubundi ntago njya mpfa kubishobora. Hari ibintu maze igihe kinini nitegereza, ukabona abantu bari mu idini cyane. Urumva nk'umuntu nyine gukunda kuba mu madini, nkanaba mu buzima busanzwe nyine bwa buri munsi, ko njye buriya mbaye universo, nirinda kwinjira mu bintu by'idini cyane ngo ninjire cyane, kandi nkanirinda no kwinjira mu bintu by'isi ngo ninjire cyane. So bariya abantu dukubitana ahantu hagiye hatandukanye, kibaza uyu muntu ko muzi hariya hano yahageze ati, yaje mu biki? We nabana ko ngi naje ku mpamvu z'akazi, naje kwashaka amakuru, naje kwashaka inkuru, naje kwashaka ikintu runaka. Ako se uyu we uri hano imeze bite, ko muzi ku ruhimbi, ko muzi ari kubwiriza, ko muzi ari guhanura, ko muzi ari gukora ibi n'ibi, ibi bintu yabigezemo gute? Hari ibintu by'inzoga zaje bamaze iminsi abantu bavugaho, ntago ndi buze kubitindaho. Abasigaye bahita ngo ni umuti, ni umuti, kandi nabo ni abarokore nyine, nabo baba bagiye gusoma umuti. Ayiwe
ariko uwo mutima yanjye ubu se turaza kubigenza gute barakora muri ino minsi. Gusa ariko Jimmy njyewe hari icyo nemera. Uriya njyewe uriya muntu ugenda akagasoma akaza mu nzu y'Imana ndamukunda. Ndamukunda ndetse na cyane. Kuko ese ugira ngo hari ahandi dusanga ako se ubundi wa mugani buriya wa mugani ko yabwiye ntuza nindera ngo kubw'inda yawe yakunaniye uginywa gakeya. Nashaka mwe na keshi ariko kuko hari yazaza agahura n'umunsi we. N'aba bantu bubona baba bambara bigufi ya nibashake bazahenure bamareho ariko baze mu nzu y'Imana. Nabo bavuga ngo gatambara zagakuremo afuremo neza ariko aze mu nzu y'Imana. Anyereze bya bindi bigera ku birenge. Nashaka zaze yambaye ubusaze mu nzu y'Imana. Ariko se ahubwo unyibukije aka kantu nubwo twari turi kuri iyi topic. Ndibuka nigeze nkora iki kiganiro kuri Humura TV Claudine. Abantu bakunda kudukurikira bagakurikira ibikorwa byacu naho Humura bayisure ni yacu ni ya mushiki wacu turamwemera cyane kandi aha turamusuhuje. Ndabaza ngo ese ko ADPR igira ikintu kivuga ngo umuntu ntakagira imisatsi ikavuga ngo umuntu ntakambare ijipo ngufiya cyangwa wenda ntakambare ipantaro imwegereye, ariko twareba tugasanga ba sogokuru dukomokaho ari ba Ibrahimu, ba Dawidi, ba Mose ndetse n'abandi dufata nk'igitegererezo bari bafite imisatsi igera hasi ku birenge. Ndagusubiza nanjye muri ubu buryo. Nta muntu ADPR yigeze baza gutunga umusatsi. Ariko umusatsi we nabo ba Dawidi uzabareba nta misatsi bafite baguza ahandi cyangwa barogose. Bo ubavugaho iki? Ukabona umuntu yisize ibintu runaka aragenda agira isura imeze ukundi kuntu, bo abo bantu bavugaho iki mu by'ukuri? Ese ubona bikwiriye kubaho ntago bikwiriye kubaho? Aba bagenda bagakoresha imisatsi bagashyiraho ngo kugira ngo barimbishe, byo bivugaho iki muri rusange? Muri rusange icyo mbivugaho aba bantu ntago navuga ko batarashirirari. Bari hanze barabikoraga. Urugero dufite abantu benshi bagiye bakizwa ari indaya, bari indaya. Yego. Batega we akazi ke ari ukwicuruza. Noneho akaza afite nubwo yahindutse Imana yamusuye ariko ingeso mbi ariko akaba gifite bya bimenyetso by'uburaya. Yego. Mu nzu y'Imana ni ikibazo. Yagakwiye kuza ariko akazaje. Noneho ugasanga wenda abantu baramworoheye umwe ibiri itatu. Yego. Bavuga ngo wenda nta yindi myenda yarara akagira cyangwa se azagumya agenda ahinduka gake gake. Ahubwo ugasanga yaje ari nk'intumwa ya Satani. Rero abo ngabo nabo barahari ariko ntibabakerereze. Yego. Ashobora kuba yaraje avuye mu buraya ariko ari intumwa ya Satani. Kuko inshuti yanjye dufite abantu bakoze uburaya bwiyambuka mipaka. Ujye ubabona ku mbuga nkoranyambaga. Baje barahindutse byiza. Barahindutse neza. Ujye ubabona bari kuvuga Imana neza bambaye nyine nk'abakozi b'Imana. Ku buryo umureba ukavuga ati uyu muntu yarahindutse. None wowe waje wambara ipantaro wambura ari uko wicaye ku buriri kugira ngo ikuvemo ugashyiramo agasashe cyangwa se akavera. None wageze mu nzu y'Imana n'ubundi umuntu akunoshe wambaye n'ipantaro umubiri yawumaraho. Waje wahindutse. None se Emi, urabona ko ibintu bijyanye n'iyobokamana tubifata nk'ibintu by'umuco gakondo. Ndibuka igihe kimwe muri yubile y'imyaka 75 yabaye Gasave. Hari haje abantu b'ingeri zigiye zitandukanye bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abaje bambaye amayugi, hari abaje bafite imisatsi igera ku birenge, hari abaje bafite ibintu wagira ngo nabacuraguzi bitewe n'igihugu bakomokamo n'umuco wabo gakondo. Ko ntigeze mbona babifata nk'icyaha kuri abo bantu, ahubwo nyine bavuze ngo mwakira abantu according n'umuco wabo kandi bose ari ADPR. Ese nawe ibintu waba bisanisha n'umuco cyangwa ubisanisha wenda nuko Bibiliya ibivuga? Kuko Bibiliya ivuga ngo mugume uko mwahamagawe. Ariko kibaza ngo niba umuntu yarahamagawe yambara ubusa mugani wawe akomeze yambara ubusa. Ko Bibiliya ariko bivugara mugume uko mwahamagawe. Uko mwari muri mu no oya nagaruka mwari muri mugihamagara. Mugume uko mwahamagawe. Bivuze ko niba narahamagawe nsoma agacupa nkamenya Kristo nk'umwami n'umukiza ngomba gukomeza nkagasoma ko amagaye ndi kugasoma. Oya niba amagaye naryaga abana
ninkoresha iryo jambo barakora nibuze kuntera amabuye ndabizo ndabanije ibintu munyerari nibwo n'umusamanye nibirumvikana nta ikindi rwose nibyo bintu siko bimeze ariko bibiri kwivuga rero ngo mugumu ko mwahamagawe ese ririya jambo ryari rishatse gusobanura iki ku bantu batarasobanukirwa iki kintu kugira ngo wenda badakomeza kuba mu rujijo nkanjye hano ngaha mboreka mpere hepfo yego bavuze kuri bari abantu bari bayaje kufatanya n'abakristo kwizizira yubiri yego urabona ADPR yavuze ubutumwa mu mpande nyinshi this kandi urakoze cyane ko wabisanishije n'umuco yego twebwe dufite uburyo twabwirijwe n'abamisiyoneri bari baturutse muri Kongo yego muri Sepak ubwo ngubwo ADPR muri Kongo bayita Sepak birumvikana imyifatire bari bafite cyangwa se iyo baduhaye niyo twagumanye yego rero bariya nabo buriya bafite abagiye kubavuna none se abo ngabo bagiye kuvunwa nabo bandi batandukanye n'ababashe kubavuna hano mu Rwanda ntabwo bose bazajya mu ijuru kandi umenye ngo nubwo bimeze bityo twebwe twitwa ADPR ubundi numva amatorero yose y'umwuka iki kibazo twari turiho cyangwa iki kiganiro twari turiho bagihuriyeho bose buri muntu wese niwumva ngo ugumuko wahamagawe umutima ntago ujya urya ruswa ubundi iyo wahamagawe bihera mu mutima umutima ibyo ukwemeza cyangwa ibyo ukwemerera yego bihwanye nuko wahamagawe aba ari ibyo ukora rwose ntago tuzagucira urubanza okay none se Emi wasoza ugira iyihe nama abarokore cyangwa abakristo muri rusangi bagenda bahindura imico y'imyifatire yuko according n'idini barimo wabagira nk'iyi nama wasoza babwira iki isura nakwiriye gukorwa iki bo cyane ndahera ku bantu bo mu nzu y'Imana yego bakijijwe babimazemo iminsi kuko nabo ndabona virusi yabafashe bambere uyu munsi nanjye mfite umubabaro nubwo wazanye ikiganiro cyahuye n'umubabaro nene nifitiye ariko abantu bafashwe babyeyi nimumenye ko muri ababyeyi iterambere ntiribatesha agaciro yego ahubwo riba igihe cyo kwiha agaciro yego mwasenze musaba Imana ngo ibagirire neza ibahe imyambaro Imana yarabikoze irayibaha ariko mugeze ku rwego musigaye mwumva mutagishaka kwambara neza nk'abantu b'Imana musigaye mwumva mwakambara wagira ngo barumuna banyu babatije ntabwo ari iby'Imana ntabwo ari Imana ibahereye amafaranga iragira ngo Imana yubahirwe muri mwebwe kuko mwazahaye igihe kinini mukubitwa igihe kirekire iraborohereje nimugaragare neza nk'abo yorohereje mwabagabo ejo bundi mwambaraga amapantaro ewana wagira ngo wambara mwijyamo abantu babiri siyo nkubwiye ngo wongere uyambare kuko iriya wambaraga niyo runaka yari yaguhaye yambajwe n'ibihe kugira ngo ujye kuvuga ubutumwa bwiza ubu none Imana iguhaye amafaranga ngo wigurire utangiye kugura izo wambara washyizemo akavera cyangwa agashashi kugira ngo ibashe guca mu kirenge ni ukuri ibyo bintu mbabwire ngo Imana iraje byisubize nimudahindura imyifatire nimuhindura imyifatire kandi muhinduke rwose muba abakozi b'Imana iby'imitima yanyu babwira gukora mubikore kuko umutima nturya ruswa murakoze okay murakoze cyane mwese mwari mudukurikiye kuri kamera za Emet TV wandike muri comments utange inama ndetse n'igitekerezo utubwire niba hari bikwiriye guhinduka cyangwa niba hari byahindutse bitari bikwiriye guhinduka kugira ngo ubutaha tuzagaruke confirming iki kiganiro no dushyiraho umwanzuro sibyo wowe wakoze subscribe warakoze cyane komeza ubane natwe Imana ibahe umugisha ciao ciao Imana